mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli turasoma ibice 4 duhere ku murongo wa 25. Daniyeli ibice 4 murongo wa 25 ni kuri page ya 828 mu isezerano rya kera. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'inzozi bisohora ku mwami arahanwa hanyuma arakira. Iby'inzozi bisohora ku mwami arahanwa hanyuma arakira. Ku bafite Bibiliya dusome, no ku batazifite tugerageze gukurikira. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12. Umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiye i Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. 28. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikaho wishaka. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye nk'urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura cyenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. 33. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None jyewe Nebukadinezari ndashima umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubakurikiye dusomye inkuru zitari ngufi cyane, ariko ikintu shaka yuko twiga ku ijambo rivuga guca bugufi, cyangwa se reka tubyo kwiyoroshya cyangwa guca bugufi. Abantu benshi mu isi tuho dushaka icyubahiro, tukumva yuko dukwiye kuba powerful cyane, ibyo birakwiriye, ariko icyo cyubahiro cyacu ntabwo kukishakira twebwe, ntabwo ari byo bidukwiriye, ahubwo dukwiye kugishakira uwaturemye kugira ngo nawe atuzamure. Burya reka mbaho urugero, iyo umuntu afite umukoresha, afite umukozi, iyo umukoresha afite umukozi akoresha ibishoboka byose, cyangwa se agakora ibishoboka byose kugira ngo yubahe bosi we. Haleluya. Akoresha ibishoboka byose kugira ngo yubahe bosi we, na bosi we yabonye umukozi we ari gukora neza, bituma amuzamura cyangwa se akamushima, akanamushimira, kuko umukozi we yaje kumwubaha. Ndakeka turi kujyana. Natwe rero icyo dukwiriye kugira ngo duce bugufi, inzira mbese ya hafi, inzira yoroshye yo kugira ngo duce bugufi tubone icyo, yo kugira ngo tujye hejuru, inzira ya mbere ni uguca bugufi. Inzira yoroshye kugira ngo tujye hejuru ni uguca bugufi. Uti gute? Mu bantu basanzwe, sinzi niba mujya mubibona, umuntu iyo aba muri sosiyete ari umuntu wiyoroshya, ari umuntu ucisha make, ari umuntu mbese navuga witonda, atari bya bindi byo ku maso gusa ngo uyu muntu aritonda ariko nyamara muvuganye akaba yagushishimura, atari ibyo ngibyo. Umuntu witonda ucisha make, akaba atari ku maso gusa, ndetse no mu mutima we, ku buryo mwavugana ukavuga uti ibyo ari byo byose
uyu muntu ndabona ameze neza, aca bugufi, mbese aritonda muri make. Usanga iyo sosiyete abayemo akenshi abantu benshi baba bifuza kumera nkawe. Kubera iki? Kuko abafite itandukaniro, abafite ubudasa hagati y'abandi bantu abana nabo. Kubera iki? Kuko aca bugufi. Burya usomye neza wasanga Yesu ntabwo yabonye yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirirwa. Ntabwo ibyo ngibyo yabitekereje. Yaravuze ati nkwiye kumanuka nkabitangira. Yesu aramanuka, turabizi twese, yarapfuye, arahambwa, ndetse no kuzuka arazuka. Abantu turi kwiganirira twibuke yuko turi mu nzu y'Imana. Yarapfuye, arahambwa, ndetse no kuzuka arazuka. Ariko ibyo byabayeho aca bugufi, yemera kuvukira mu kiraro cy'inka, nyamara atari uko guest house zabuze. Ntabwo ari uko yarabuze inzu nziza yo kuba yabamo, ariko yemera guca bugufi kugira ngo haba abakomeye, haba n'abamworoheje n'aboroheje nabo baze kumugeraho. Aca bugufi kugira ngo igihe nikigera nawe abe yicaye iburyo bw'Imana Data. Turi kumvikana? Yesu yemeye guca bugufi, yemera gusiga byose mu ijuru, aremera aza mu isi mbi y'icyaha, avukira ahoroheje cyane kurusha aho abandi bose. Ntabwo wabyumva kumva umwami yavukiye mu kiraro cy'inka akaba ariho bamuryamisha, aho inka zari ziri n'abashumba bonyine. Ariko ibyo arabikora kugira ngo iyi saha abe yicaye iruhande rwa Data ushobora byose. Amen. Burya umwana ku mubyeyi we, ntabwo iyo agiye gusaba ikintu ntabwo agenda avuga ati ngo mukimeni, mbese ntabwo agenda abishyiraho n'itegeko, ahubwo we kuko abazi yuko agomba kwiyoroshya akagisabana umutima uciye bugufi, kuko ari hari bigihabwe. Na niyo mpamvu umwana agenda, ntabwo agenda ari kubwira amagambo menshi ababyeyi be asa n'ubatota n'ubabwira nabi, ahubwo aragenda akiyoroshya akavuga ati mama cyangwa se papa mwamaye iki ngiki ko ngikeneye. Yiyoroheje aciye bugufi mu mutima we, kuko abazi neza yuko ashobora no kwishyira hejuru ntakibone, agaca bugufi. N'umubyeyi we yabona guca bugufi kwiwe agasohoza ibyo umwana we ashaka. Natwe rero icyo bitwigisha, ntabwo dukwiriye kwirirwa twishyira hejuru, ntabwo dukwiriye. Burya abantu tubana, abantu bana nabo mu buzima busanzwe, abantu bana nabo bashushanya Imana mu buzima bwawe. Kuko usomye mu Itangiriro, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tureme umuntu ase natwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uriho afite ishusho y'Imana. Iyo rero wihaye navuga kwishyira hejuru no kwiha ibyubahiro, ugashaka mbese kwereka abandi bantu yuko ukaze urenze, burya hari ikintu biba bishushanya. Ntabwo biba bishatse kugaragaza yuko usuzuguye abantu muri kumwe gusa, ahubwo n'Imana nayo ubisuzuguye. Kuko ntabwo uzaba uticisha bugufi ku bantu mubana ngo urajya kwicisha bugufi imbere y'Imana. Haleluya. Ntabwo uraba uticisha bugufi mu bantu mubana ngo urajya kwicisha bugufi imbere y'Imana. Dusomye ijambo umwami Nebukadinezari yabayeho nk'umwami nyine, twese turabizi, abaho rwose. Noneho igihe kiragera kurambagira ni ugutembera k'umwami, ngo mu gihe yatemberaga mu rugo rwe i Babuloni, ngabona nyine ibintu ni byiza rwose, gatangira kubyishimira. Ariko agera ahantu hamwe aravuga ngo iyi Babuloni ni nziza rwose, ngo ariko nayubatse ngo kubw'amaboko yanjye kugira ngo izaheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Atangira kwishyira hejuru, atangira kumva yuko icyatumye agera kuri ibyo ngibyo ari uko yakoze cyane. Nyamara ngereka nkubwire, abantu benshi dutekereza yuko success tugira mu buzima bwacu ari uko twakoze cyane. Yego nayo iraza igatuma gukora cyane, biraza bigatuma tugira success. Ariko reka nkubwire, hari abantu benshi bajya bakora cyane ndetse cyane biruta nuko ukora, ariko mu buzima bwabo ntibaba successful. Kubera iki? Kuko bakoze ari bonyine, ntibakorana n'Imana. Nawe rero yumva yuko ari byo byatumye agira ibintu bimeze gutyo, atangira kwishyira hejuru, atangira kumva yuko nyine akaze, mbese nta wagereranywa nawe. Ariko igihe kiragera ubuhanuzi bumuzeho ngo Imana ituma Daniyeli, Nebukadinezari we yagize inzozi, ngatumiza kuri Daniyeli ngo naza zisobanure. Aje kuzisobanura aramubwira ngo dore wowe ugiye kuzakurwa mu bantu, ugiye kurisha nk'inyamaswa zose mu ishyamba, ibintu byinshi bikubeho. Ngo ubwo buhanuzi nk'uko twasomye gasohoye kuri Nebukadinezari. Kubera iki? Kubera kwishyira hejuru byonyine.
haleluya. Kubera kwishyira hejuru byonyine byatumye Nebukadinezari uwo ari umwami yirukanwa mu bantu akajya mu ishyamba, ndetse ngo yahise nk'uko inyamaswa zo mu ishyamba ziba zimeze. Sinzi ku bantu bazi ingagi cyangwa se kubazibona no mu bitabo, mubona yuko ziba zifite ubwoya nyine bwinshi. Nawe yagize ubwoya nyine, mbese ahinduka nk'inyamaswa, ndetse ngo n'inzara zihinduka nk'iz'ibisiga. Birababaze cyane kubona yari umwami agakurwa mu bantu akajya mu ishyamba, umubiri ugahinduka ubwoya nk'inyamaswa, akazajya arya nk'inyamaswa nk'uko zirya. Birababaze kandi yari umwami. Ariko ibyo byose nta kindi cyabiteye uretse kwishyira hejuru. Icyo bitwigisha niki? Ntabwo Imana ikwifuzaho kuba, ntabwo ishaka yuko nawe guteza ikintu gikaze cyane kugira ngo ubone yuko ukwiye guca bugufi. Igihe kiracyahari kugira ngo wisubireho. Ntabwo dukwiriye kwishyira hejuru, kuko ngo burya ijambo ry'Imana ratubwira ngo kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Niba ushaka icyo cyubahiro koko, banza wicishe bugufi. Nebukadinezari ngo byageze igihe yibuka, arongera agarura cyenge, amenya yuko Imana yo mu ijuru, data wa twese, ari itegeka ibintu byose, ngo aca bugufi. Noneho kuko Imana igira impuhwe ikagira n'urukundo, ntiyemera yuko aguma muri iryo shyamba, kuko yibutse yuko hari Imana iri hejuru ya byose, bituma ava mu ishyamba arongera agaruka mu bantu, ndetse n'ubwami bwe burakomera. Ariko ntabwo, sinzi niba hari ubyifuza, ariko ntekereza ko ari ntawe ubyifuza. Ntabwo dushaka yuko ibi bitugeraho kugira ngo tumenye yuko dukwiye guca bugufi. Nta nubwo ari Imana ikwifuriza. Ntabwo dushaka kuba nka Nebukadinezari wo byabanje kuba, mbese guterwa n'ibintu bikaze kugira ngo amenye yuko Imana ari Imana iri hejuru ya byose. Ntabwo ari byo mbifuriza, namwe ntimukabishake kuko atari byiza. Kubanza kugira ngo ibi bitugereho tubone kumenya yuko Imana ishoboye. Ahubwo kuko tumenye neza yuko guca bugufi bibanziriza icyubahiro, duce bugufi. Ijambo ry'Imana muri Mika twarisomye mu minsi yashize, ariko riratubwira ngo yewe mwana w'umuntu, Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo. Ujya kurangiza uwo murongo aratubwira ngo ndetse no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. N'ibyo nabyo biri mu byiza Imana yakweretse, ndetse bizatuma uba successful mu buzima bwawe. Imana ibahe umugisha.